umuyobozi w'umujyi w'akarere ka Nyarugenge n'abafatanyije imirimo, abashinzwe umutekano bari hano, n'abandi bafite ibyo bakora mu nzego zitandukanye, urubyiruko muri aha ngaha muhagarariye n'abandi badahari, mbaje kubaramutsa. Bababwiye amazina yanjye, nitwa Mbyagirira Augustin Turagara. Ntabwo bigoye biba byanditse, umuntu wese arabireba. Ndagira rero ngo tuganire, tugirane inama, ariko muba mufite amatsiko yo kubaza. Ikibazo cyo kugaragaza uburyo igihugu cyabohowe, niba cyo nakwibandaho, sibyo? Cyo nakwibandaho iby'amashuri yo kujya mu gisirikare, utarangije amashuri wacikishije ukajya mu gisirikare, isigaye ni icyanyu, ni icy'abanyarwanda. Isigare ntabwo kiri cy'u Rwanda gusa, kiri mu mpande zitandukanye z'isi. Siko wakwishima ko wadepara umusirikare ahantu hatandukanye udashobora kugira icyo asobanura. Niyo mpamvu aba tugomba kwitondera. Ntabwo tuzi igisirikare cy'u Rwanda cya hano Kamembe, ka Gitumba hano, imipaka yarenzwe. Rero ushaka umusirikare uzahagarara nyine akagaragara ko ari umusirikare wa RDF kandi w'igihugu, ubona ko bafite n'ayo mashuri turakeneye, ariko bitavuze ko utafite atahabwa indi mirimo. Kadukomeze. Ndaza kuvuga ikiganiro mu buryo bwihuse mu bice bitatu. Ibice bitatu, icya mbere nicyo ndi buvuge twese ko turi aha n'abandi badahari, hari ibyo basomye, hari ufite abarahanga ibyo kuvuga, hari benshi kugira ngo barabisomye mu buryo bumwe na bundi. Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyabayeho mbere yacu kubaho, twasanze kiriho, ifite ukuntu cyabayeho, ifite ukuntu cyahanzwe kuba u Rwanda. Iyo bavuga ngo u Rwanda rwa Gasabo, bifite icyo bivuze. Kari akantu gato kavamo igihugu kiba kinini. Iyo gusobanura ibintu bya hambere twarara hano, ariko icyiza mujya mubona ibihugu byose by'isi, nangwa se ngarukiye hafi nko mu biyaga bigari, nangwa muri East Africa, u Rwanda byatanzwe n'abandi ntabwo rurimo. Cyo gutangwa n'abandi ni ikintu kuvuga ngo abantu baremye igihugu baragisatura bagiha abandi, basatura bagenda baha abandi, ariko u Rwanda kugira ngo baruhe ahubwo barutwaye. Ubundi u Rwanda rwahanzwe n'abanyarwanda, ntabwo twarugabanye nk'uko ugabana umugabane, nk'uko ugabana ikintu. Muzabikurikirane neza cyane. Rwaremwe n'abagihanga, baremwe n'abanyarwanda, bararuhanga u Rwanda. Ahubwo rumaze kuba runini bagiye kukata barutwara, ariko twebwe ntabwo baduhaye. Burya ngo ubutwari bw'u Rwanda ni ubwa kera, bwabuze kuva mbere. Kugira ngo niyo habayeho iminsi mikuru yabyo mujye mubibona. Icyo gihe mbere ya 90
ubwo ni muri za 60 nyuma za 60 kera u Rwanda rwariho kandi rwagiye rugira abayobozi batandukanye tuvuge ingoma ya cyami ifite byakoze tuvuge repubulika zabayeho ifite byakoze harimo bibi harimo byiza ariko byose babikoreraga mu Rwanda ruriho rwaremwe na Gihanga siko bimeze ariko hari abantu bitaranye ibintu icyo gihe bavuga ingoma ya cyami yarayoboye ibyakoze binyuzeho ngira ngo nubwo ntabyara ngo de ariko nta bibi yakoze nk'ibya repubulika abantu bose barabizi ingoma ya cyami irangiye uko cyami yavuyeho murabizi abayikuyeho abazanye akaduruvayo nabera bateje ibibazo n'uyu munsi bigitukurikirana ndashaka kunyuramo nihuta icyo gihe icyari u Rwanda cyari gifite abanyarwanda bavuga ururimi rumwe bafatanyije badafite mu iryana ariko batandukanyije batandukanyemo amoko atandukanye ubu tuba twabatutse ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo babone uko baturwanisha uko dushwana uko dupfa ugiye gusobanuza uburyo uti ureba mwese uyu mwita uriya ushingiye ku ki nta muntu ujya ubisobanura baravuga ngo ni abahinzi ngo babumbyi ngo aborozi ibyo ntabwo ari ikintu basobanura mu buryo bugitandukanya abantu ushobora no korora nkanabumba ushobora no guhinga nkanorora iyo ntabwo ari ikintu watandukanya abantu ariko iyo uguye mu bantu badasobanukiwe neza ukigira ishu abantu bakacyumva bagatemana abantu barakira abanyamahanga barakirema kiba ikibazo ngoma cyami ivuyeho hajyaho repubulika murabizi ari Mbonyumutwa ari Kayibanda ari Habyarimana bajya bakurikirana ya gahunda abanyamahanga babashyizemo uciye abantu bice rero byanze bikunze habamo intambara kuva muri 60 ukageza muri 72 kaza ukagera muri 94 zari intambara gusa ibyo rero byose mbabwira uwo mwiryane uteza ibibazo icyavuyemo niki cyavuyemo kwica abantu kwica batandukanya ayo moko bibasira ubwo bari bise abatutsi barabica nta muntu turagera gushira baratwikira banyaga icyavuyemo bwa ruhunzi barahunga bahungira mu bihugu bitandukanye by'isi nta munyarwanda atageze bakwira imishwaro baba mu gihugu n'abari mu gihugu nabo ubwabo basaga nk'impunzi kuko cyangwa se nk'abafungwa niba tuzi ibintu byari mu Rwanda ahangaha umuntu yabaga ari mu karere ntamenya kandi aho gaherereye yajya mu karere ajya mu kandi agasaba icyangombwa yaba agiye ahantu bakamubaza aho avuye imodoka ikagira inomero z'ako karere imodoka mugendamo akabaho iya Butare ntihuze ikagira uko igaragara n'iya Kigo ikagira igaragara abantu batangiye kugira indangamuntu zigaragaza amoko yabo murabizi mwese abatutsi bajya hanze barahunga bakwira imishwaro birarangira igihugu kiba gito igihugu kiba gitoya ngo kimera nk'ikirahure usa nk'amazi kiba gito uburyo abantu badakwirwamo ubwo ni ideology ya Habyarimana abandi ko ari gito mu Rwanda ntabwo abantu barakwirwamo
ahubwo aho bari nibagumeyo ntacyo babaye. Uru ni u Rwanda muri icyo gihe. Habaho ku bitero byagiye biza nyuma nihuse ibyo bitaga inyenzi, mwajyaga mubyumva, baraswa Bweyeye, baraswa Mugesera, baraswa Nyagatare, bajya mukurikirana intambara y'inanirana, ariko byaterwaga nabwo n'umubabaro. Umubabaro burya ukoresha amakosa utitonze n'agahinda kenshi. Icyo gihe abaruraga iyo ntambara bari bavuye mu Rwanda, ariko nyine kubera yuko icyo gihe ntabwo ari nk'iki, bararaswa basubira mu mahanga baragenda. Ariko kubera ko hari impamvu yatumaga bibaho, ntayo mpamvu yagiye. Iyo mpamvu ntaho yigeze ijya, iyo yarasigaye abantu baragenda barahunga, biba bibi, ariko impamvu irasigara. Burya impamvu ni ikintu gikomeye cyane. Barabyara bagira abana twese nk'abana. Nihuse ejo bundi 1990 habaho igitero kivuze iki, hari impamvu. U Rwanda ni urw'Abanyarwanda kandi bose, na negosiyashoni zabayeho ni nyinshi kugira ngo Abanyarwanda batahe ino ntambara, ariko ntibyashobotse kubera ko ubuyobozi bwa icyo gihe bumvaga abandi badafite rights mu gihugu, muri icyo gihugu badakuba barimo. Hajyaho umuryango FPR. Umuryango FPR ugiyeho wakoze byinshi kugira ngo abantu batuye mu buryo bwiza, ariko ntibyashoboka. Ubundi rero buriya siyasa ni nziza cyane, ariko yaniranye haba isasu. Mvuga muracyumva, buri isasu yakuzibura ukumva, nakubwira ukabwiza ururimi, ukaguhendahenda, ukavugana, ugasubira, ukongera, ariko iyo byanze ufite ukuri, ufite impamvu, deni ubwo isasu iyo rije uyageza kuzibuka amatwi. Binaniranye FPR yubaka igisirikare cy'umwete muze kwita APR, RPF igenga RPA, turumvikana, ari abasirikare b'icyo gihe Inkotanyi. Abantu batwara mu mahanga bari mu bihugu bitandukanye, hari abavuye Uganda, hari abavuye Kongo bakeya, n'abandi bagendaga bava mu Burundi n'ahandi hatandukanye no mu Rwanda, ariko ibyo biza kuba nyuma. Ariko mbere haza force yari mu gisirikare cya NRA, twari turimo, twari tuyobowe na Faniferi Rwigema, murabizi mwese, ntabwo ari bishyashya. Turatera itariki ya mbere ukwezi kwa 10 muri 1990 tutse Kagitumba. Icyo gihe bigaragara ko Abanyarwanda basubiye iwabo. Ubwo tugiye ku mugaragaro, ni ukuvuga ngo tugomba guharanira ukuri. Ukuri twaharaniraga ni ukuvuga ngo Abanyarwanda bagomba kuba mu gihugu bose, bagomba kuba umwe, bagomba gufatanya ibiri mu gihugu bose, bagomba kugira ubumwe, nta muntu ugomba guheza undi. Kuko icyo gihe no mu Rwanda hari abantu batigaga, kujya kwiga umuntu akareba kugira ngo arebe amanota, akareba ubwoko, niba ufite menshi ibyo ntibimureba, kurenganiza kubera ubwoko, kuko 80 bagomba guhitamo bakagenda 14 ntibarebe
amanota yawe, ahubwo bakareba icyo uri cyo. Intambara itangiye tariki ya mbere, tariki ya kabiri umuyobozi arapfa. Ubwo ibibazo biratangiye. Maranyumva icyo mvuga? Ibibazo biratangiye. Takaje umuyobozi ndetse n'abandi bagomeza bapfa kubera intambara. Ntabwo byabaga byoroshye mu kubitiro ya mbere. Icyo gihe nyakubahwa perezida wa repubulika dufite uyu munsi ku muhanda Kivu ntabwo arahari, yari mu mahanga, yaragiye kwiga ibya gisirikare. Intambara imaze gukomera, umuyobozi amaze gupfa, afande araza, ibintu byose arabireka, arabisiga. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Ni ukuvuga ngo kwitanga ni ikintu gikomeye cyane. Ari Rwigema watugiye imbere muri Uganda, yari umuyobozi ukomeye cyane w'ikirenga. Ari komande chief dufite uyu munsi yari mu mashuri, yari muri Amerika, ntacyo avuze. Ari Babunyezi mujya mwumva bari brigade commanders, ari Bandugute nabo bose bari brigade commanders. Abantu bose bari bakomeye cyane, ntacyo bari bavuze, ariko bari bavuze igihugu. Kuko aho twari turi wajyaga urwana mukarwanya intambara. Bagandi bagize intambara nyinshi, intambara ya Museveni na Bote twarayirwanye birebire, hari abanyarwanda benshi cyane, benshi. Intambara ya Bote na Museveni haguyemo abanyarwanda batagira imbarwa benshi. Ariko warwana aho kugira ngo unavuge kana karwanye neza, yasinze urugamba, babwira ngo mu Kinyankore, sinzi niba ucyumva, bavuga ngo uriye mushe icyakwise no ku munyarwanda, ngo uri umugabo, ngo uri icyakwishe no kuri umunyarwanda. Kandi make iryo shimo guhaye, uri umugabo sha, ariko ikibazo ufite no kuri umunyarwanda. Ariko cyangwa cyo kwitanga, perezida wa repubulika dufite uyu munsi aje ateye ngo aba ari we uyobora uru rugamba, aba ari we uhagararira, uyobora izo ngabo, abakemana high command, abishyiraho gahunda uko urugamba rugomba kugenda. Ari igihe byakorwaga n'iki? Byakorwaga n'urubyiruko, uhereye kuri we kugeza kuri twebwe n'abandi, we urubyiruko gusa. Yari muto cyane, yari umwana muto, turi abantu, turi abasore. Ariko twebwe ntabwo twarebaga umuntu imyaka afite y'ubuto, twamuriraga mu buyobozi. Ni muto, ni urubyiruko, turubyiruko twese, ariko twebwe twavuga ngo imyaka murangana, nangwa aramuruta, twamuriraga mu buyobozi kandi buhambaye. Ashepinga igisirikare, yoganizinga RPF, yoganizinga RP, urugamba rurakomera. Biza kugeraho ibintu bikaze, twarabyumvishije. Habyarimana amaze kwivuga yuko inkotanyi zitsinze, zije Kagitumba, zigiye intambara yarangiye, umuyobozi aravuga atoya, Habyarimana atugeze kuri Kagitumba, abantu basubiyeyo bavuye, kugira ngo bishoboke nuko tumwereka yuko tugihari. Yoganizinga force iragenda amajoro yose, igihe cyose ijya Gatuna, uvuye Kagitumba irasa Gatuna boda. Avuga se abantu ko bari baragiye kandi bavuye he? Ibintu biratangira, twinjira mu Rwanda, dukomeza intambara. Twagize challenge nyinshi cyane, ariko byose bikaba kwihangana. Tugeze hagati, Habyarimana ati turakomeza, yone kutwemera, bakumva ko turi mu Rwanda, batuba mu Bugande, dushinga tujya ku mipaka, tucukura indake, turarwana. Habyarimana abona ko duhari, cyavuyemo
turashitenga tujya ahantu bita Gikoba, murahazi Gikoba, mujya muhabona, aho bita ngo ni agataka k'u Rwanda ka mbere, habereye isibaniro rikomeye cyane. Leta ya Habyarimana igeraho ivuga ko bidashoboka kuhava, byanze totali, kuko ntacyo atakoze. Bazerwa Abanyarwanda, Abafaransa, ntacyo batakoze, ariko kwa kwitanga ya disipurine turasaba buri munsi. Turavuga tuya twaje dufite impamvu, kandi ya mpamvu iracyahari. Habyarimana binanira, cyavuyemwo twari Masenga, tumaze kubasa Byumba, enfite abasa Byumba twari basize tugera ahantu za Ngarama n'ahandi bita ngo ni tariki 8 Rwitinya, mujya muyumva, isi tuyimeje amaguru, bavuze induru, umuyobozi atubwira ati nimusubire inyuma mubikorere. Imbaraga mufite n'ubushake mufite n'ubushobozi mufite ntabwo bwagiye, mubare iki mukorere, dusubire inyuma. Habyarimana atera agati mu ryinyo, avuga ati okay, siyasa niba atayumva reka moto turahari, tumaze kwiyubaka, dufite abasore, dufite intwaro, twagiye tumucyaginga hirya no hino, reka turebe. Turasa Byumba, tumaze kwesa Byumba araburoga, ariko wa muhate na kwa kwitanga na disipurine twabihagazeho bitugezaho tugomba kuba tugera. Tuza kurasa Byumba, turakomeza, intambara noneho imaze kuryoha, ubwo imaze kugera territory nini ikomeze neza, wumva burya intambara iba yaryoshye. Mu Rwanda bisubiranamo amashyaka arahaguruka, mwarabyumvise murabizi, amashyaka arahaguruka. Burya iyo ufashe CNN murazizi, CNN yamuzona, iyo ufashe bazishyira mu icupa, ujya gupfuna usanga zose zapfuye, ziraryana, mwari mubizi. Burya rero n'abantu batagira ukuri, n'abantu barwanira ubusa, iyo bageze hagati barashwana bakaryana ubwabo. Amashyaka arahaguruka, Habyarimana ibintu biradogera. Icyo yakoze, yasubukuye umugambi wa mbere wo muri 63 nari ngira ngo wo muri 72 wo kwica Abatutsi, kuko yari yatangiye kera. Azakibiriza mujye mwumva, azabugesera mujye mwumva, n'ahandi henshi yica. Yasaga nk'ugerageza kureba ko ngira ngo imihoro ikora, asubukura umugambi, kuko yari yaguteguye. Ntabwo wavuga ngo umuntu apfuye nimugoroba, mu gitondo abantu bose barashize, buri muntu ari ahantu agomba kwica umuntu, kuko buri Mututsi aho yari afite abantu agomba kumwica. Ibyo bintu bipanga mu ijuru rimwe, n'ibintu byari byarapanzwe. Yateguye jenoside, baza kumurasa, ibyo bagenda badushinja bitari nabyo, araswa na bene wabo, batangiye kurira mu Batutsi, barica, bararimbura, barabamara. Umuyobozi wacu ari kumana ikifu uyu munsi dufite, aravuga ati ntabwo Abanyarwanda bagomba gushira. Habyarimana agomba guhagarika jenoside, niyo mahanga ashobora kwihagarika, yewe ndayihagarika. Abwira ingabo za Masenga tuzi Kigali, habanje kuza 600, ariko gihe nta jenoside yari yabe, bitangiye ayo burenganzira isohoka mu musende. Ingabo za Masenga, Habyarimana tumuhe ibyo yarakwiye kubabona, kuko twamuhaye isomo ubundi nuko adahari. Ariko byose mbabwira byakozwe n'iki? N'urubyiruko. Niba mbabwira nta masaza 90% uko tuba tumeze wari urubyiruko, byakorwaga n'urubyiruko. N'abicaga abantu mu Rwanda bakoze iki? Urubyiruko. Muri urwo rw'urubyiruko mwarumva, urubyiruko rwakoze jenoside
ubundi ni guhagarika jenoside. Nabyo bivuga kuva ku rubyiruko rufite imbaraga zikomeye cyane, ni mwebwe ubuzima bw'igihugu. Intambara iraba ntabitinzeho, Kigali yarafatwa, kwezi kwa karindwi tariki enye jenoside irahagarara. Ariko muri ibyo bihe bya jenoside, muri ibyo bihe by'intambara, byakorwaga n'urubyiruko. Abapfuye bari urubyiruko, both side. Abazi jenoside ari twe inkotanyi bari abana batoya cyane. Abo bakwiriye kugira ngo bice abatutsi bari abana bato cyane, bari urubyiruko. Bivuze ko urubyiruko rufite uruhare rukomeye cyane ku gihugu cyabo. Mwebwe rero abari hano mukwiye kubyumva n'abagenzi banyu. Mbere urubyiruko rwishe abantu, urubyiruko rutabaye abantu, urubyiruko rwari mu gihugu rwishe abatutsi, urubyiruko rwari hanze rutabaye abanyarwanda bose. Murabyo ibyo mvuga byose ni urubyiruko. Ibyo biba birangiye, iki gice kirangiye, nihuta kugira ngo dutange n'umwanya. Haza igihe gikomeye cyane, noneho iyo intambara bibaye, abantu barapfuye, u Rwanda rwari rufite ikibazo cyane. Hari abantu bari barabeshe, bari bashize abantu ikintu b'abanyamahanga. Intambara imaze kurangira muri 1994, hari icyifuzo cyabaye kivugwa n'abatari abanyarwanda, ariko kibabaje cyane, giteye agahinda. Intambara irangiye 94, baravuga ngo, ndetse n'ibihugu duturanye, ngo u Rwanda ntabwo rukiri u Rwanda, rukwiriye kugabanywa, ibihugu bituranye bikarugabana. Murabyumva? Cyavugana n'abanyamahanga, ntabwo ni uburyo ngo ntakanaka muzabikurikirana. U Rwanda ntirukiriho, nta nubwo bishoboka. U Rwanda rukwiriye kugabanywa n'ibihugu bituranye, bakarugabana rukarangira kuva kuri mapu. Barajya baravuga ikintu cya kabiri ngo abanyarwanda n'ibidashoboka ntabwo bashobora kubana ngo babe bagire ubumwe, ahubwo dukwiriye kurusatura kuva Gicumbi ukagera mu Bugesera. Noneho ngo abahutu ngo bakajya iburengerazuba, abatutsi bakajya iburasirazuba. Ntumbaze ukuntu bari kubivangura jyewe, mwarabyumvise, muzabisoma muzabibona. Urwo ni rwo Rwanda abantu bifuzaga, ariko icyabateraga ni iki? U Rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane. Abantu barapfuye muri jenoside, bishe abantu, imirambo iruzuye, isi iranuka, imbwa zirarya abantu. Murabyumva? Byari agahinda gakomeye cyane. The same time abantu barimo batahuka bava mu mahanga, baraza muri ibyo bibazo. Abandi barahunga bajya Kongo, abari muri Kongo nabo barahunga baza mu Rwanda. Murabyumva? Abagenosideri bose n'abandi bahungiye bacurika Zaire. Impunzi za kera ziva Zaire ziratahuka. Abarundi abandi bahungira i Burundi, abantu bari Burundi bataha, impunzi zari nabo zahangaha mu Rwanda zirimo zasubira i Burundi. Byari mu Rwanda. U Rwanda ntabwo rwari rumeze nabi. Abahunguka tugomba kubakira, abahunga ubu nabo baragiye, ariko bazagera n'igihe bakirwa bagaruke. Abaje baturutse hirya no hino bageze muri Kigali, hirya no hino ntibafite aho bajya. Ibintu byose ni akajagari.
niyo mpamvu bajya kubona ngo bajya kugera muri Kigali ugasanga inzu zose ziriho ibyapa. Ikintu bita ngo yafashwe murakizi? Yafashwe, umuntu akaza gushyiraho icyapa kuri inzu yafashwe, undi akaza akakibambura agashyiraho icye nawe ati nanjye nayifashe hano mu mujyi wa Kigali. Ndetse n'abantu bagafata n'ibidashoboka. Umuntu ashobora kuza agafata nka stade ati ni iwanjye. Kuko burya mwagafata inzu nini ati ni inkwiye, nkafata nka banka. Byari ibintu biteye ubwoba. Murabizi mwese mwabyumishije. Iyo sitasiyo rero, iyo situation kugira ngo ujye kuyikaruma abantu bashyira hamwe ntabwo byari byoroshye. Ubwo ni nyuma ya Jenoside. Ubwo hari imiborogo y'abapfushije ababo. FDL n'abasirikare ba Habyarimana bari hakurya muri Kongo ku mupaka. Abantu bakavuga ati rero u Rwanda ntabwo rukiriho, reka turugabana. Ariko ikintu bibeshye ni kimwe. Bibeshye ni ikintu kimwe, bibeshyaga ko bibeshyaga ingufu za RPF. Bibeshyaga ingufu za RPF. Iki kintu ni ikintu cyabihishwe kuva kera. Bihishwe n'izo ngufu ntibazimenya ko zihari. Icyabaye ni kera. Ni ukuvuga ngo cyakugeragaho ni ukuganizinga, ni ukubaka igihugu. Kubaka igihugu kimeze gutyo, kirimo ibibazo nk'ibi ngibyo, ntabwo byari byoroshye. Ariko kubera Perezida wa Repubulika dufite uyu munsi, Paul Kagame, ni Imana yabahaye. Imana yabahaye. Yewe nta gushidikanya, sinzi ko hari ikindi kinyejana, n'ikinyejana. Nta wundi muntu wari gushobora ibyo bintu ngo bishyire ku murongo bitungane. Hajyaho leta kugira ngo bitungane. Uwaje kuyobora murabizi, Bizimungu, bigeze hagati bijyamo akajagari, nabyo byatungana ko interesi z'abantu batandukanye ari butindeho, byose byashaka kududindiza, kudusubiza inyuma. Ariko Felix aravuga ati no, ntabwo ushobora gusubira inyuma. Dufite impamvu tugomba kubaka Abanyarwanda, tugomba kubaka igihugu kikagira Abanyarwanda bamwe, kikagira ubumwe, kikaba igihugu gifatika. Ibyo byose ni ukuturangaza. Kubaka igihugu rero byarakomeje. Bigenda bite? Ni ukuvuga ngo tumaze kujyaho, muzi umujyi wa Kigali ukuntu ayo mashanyarazi arimo, imbwa zarimo zagata ubwinshi zirya abantu. Imbwa just zigenda zirya abantu. Nayo yari operation ikomeye cyane. Uzi kugira operation yo kwirukana imbwa mu mujyi wa Kigali zirya abantu. Zamenyereye kurya abantu. Hano mu mujyi wa Kigali byari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo byose bivamo leta irubakwa, itangira kumenya ubuzima bw'igihugu cyacu. Icyakozwe ni iki rero? Gutuza abo bantu baje bava imihanda yose no kubakura mu bintu bitari ibyabo bakagira ahandi bayobya. Ariko uzi gukura umuntu mu nzu yafashe atari niye, mukagira amahane, mukaburana, induzi zikavuga. Azi ngo si bakananira mu mazu. Nabyo byari urugamba rutoroshye rukomeye. Ntabwo byari ibintu byoroshye. Ibyo rero nabyo wari umuntu mukomeye cyane. Gutuza abantu kugira ngo bajye berekera aho baba. Leta ifata abahungutse bose, ishyiraho gahunda, organization ukuntu bagomba kuba mu gihugu. Abahunze bari hakurya bari bateye ibibazo nabo, leta ishaka ko bagaruka, ariko birananirana. Ariko icyavuyemo ni uko byashobotse. Bite? Ubundi abantu bifuzaga yuko twebwe turi
mwica abantu muri Kongo, impunzi, ibintu bigacika. Ariko abantu bose bari barahunze bavuye mu gihugu hangaha, ari abicanyi ari n'abandi bose bagarutse mu Rwanda nta sasu rivuze, kandi baraza mu gihugu cyabo. Nabwo habanje negotiation, ko nagomba gutaha, abantu bagira bakabica amatwi, abandi bica amatwi ntibabyitaho, kandi bari hakurya hariya bateze umutekano muke. Amakampu murayizi, murabazi, za Bukavu, za Goma, ahantu hose haruzuye, bose Habyarimana bavanze hamwe, bavanze n'abanyarwanda bandi, ari akajagari. Umuyobozi aravuga ati ntabwo abanyarwanda batahe, abatemera ko bataha umuti tawufite. Niyo bitumvikanywe neza, hari tugomba kwikorera. Icyakozwe ni uko habaye intambara hagati y'u Rwanda na Kongo Zaire, murayizi mwese mwarikurikiranye. Kongo turarwana, impunzi zirataha zose, nta upfuye, nta sasu, ntacyo. Urugamba rurakomeza. Kongo iza uzi yuko igihugu cyafashe ikindi ku mbaraga zacyo mu isi ni bingahe? Nabyo mukurikira. Amerika yafashe wa perezida bicaga ninde, Saddam ninde, bateye Saddam, bagira barasa barafata, ariko wenda wari afite impamvu yabo simbizi. Ariko u Rwanda abantu ntabwo bumva ko rwarwana Kongo ruyineshe, baga bitashoboka. None navuga ngo ni ukwibeshya imbaraga z'abantu, kandi n'uyu munsi abantu bakaba bakizibeshya. Impunzi zataha zisubira iwazo, zirubakirwa, zishyirwa mu miryango yabo, abasirikare bajya mu zindi ngabo, abagomba kujyamo bajyamwo. Ibyo bikorwa na bake, murabizi mwarabikurikiye. Abaturage basubiraho mu byaro, umutekano bagaruka. Ariko kubera ko hari ikidobya, abantu bakomeza bakiserera kugira ngo habe intambara. Burya iyo umuntu uyu mwanzi wakwanze aba yamaze gukwanga, burya ntahajya. Ngo nyamashumugane ngo indyagihe uramubona ukabutura ndyagihe, ariko ntacyo bitwaye. Nanjye kandi ndakubona. Abamaze gutahuka u Rwanda bacitse intege, ingabo zakoze ibikorwa byinshi cyane. Uvuga ati n'abantu batashye kubaka igihugu ntabwo ari amasasu gusa, ntabwo ari intambara gusa. Intambara irahagaze, ariko abarwaniriye bagomba kubaho bate, bagomba kugira aho barara, bagomba kugira icyo barya, bagomba kugira aho banyura, bagomba kugira aho bigira, bagomba kugira ibintu byinshi cyane. Noneho havutse yuko abantu, impunzi zimaze kuza, barubakira, bashyira hamwe mu mazu, bubaka. Leta iravuga iti rero ntabwo abanyarwanda bagize ibibazo byaguma bityo, kuko amikoro ni make. Leta iravuga iti reka dushyireho ikigega gifasha abagize ibibazo. Murabizi mwese, abana benshi baramujya bigishwa n'ibigega, amafaranga bubaka. Abanyarwanda barafite ibibazo, baraza bari mu manza. Iyo ufashe impunzi nangwa abantu abicanyi bari bafashwe bafunze muri za prison, kugira ngo imanza zirangire n'umunsi ku munsi kuza, ariko uzaza zitarangiye, ntabwo byo gushoboka mu mategeko asanzwe. Bazana umuco wa gacaca ijyaho, murabizi mwese, igira icyo ikora. Abantu bamwe barajya muri gacaca, ndetse bamwe barafungurwa, hahimbaza umukuru w'igihugu. Byose ni ukubaka igihugu.
burya ngo imiterere ntihaka, ni ukwirengagiza abantu bakakomeza bakabaho, ariko bikanga mu nda ntibabyemere. Icyakozwe avuga ati abantu baraje, ubwo baje bagomba kubaho. Kubaho n'ubuzima. Leta iravuga itoya, reka dushyireho ubuvuzi. Niba dufashe n'abantu ariko n'ubuvuzi bujyeho, turebe uko abantu babaho. Abantu niba bariho bagomba kwiga, twubaka amashuri kugira ngo abantu babone aho bigira. Yari yasenyutse, avuga hari abantu badafite ubushobozi, ariko reka dushyireho n'andi mashuri ashoboka. Dushyizeho n'ayandi, dushyizeho tweruvu. Uko ni ukubaka igihugu, kuko tubabona abantu bazivuga ngaho ugomba kwigisha abantu. B'abantu bafite amashuri, b'abantu bavurwa, bagomba kugira aho banyura. Habaho kubaka imihanda. Imihanda iri mu Rwanda ntabwo yigeze irimo kuva u Rwanda rubayeho. Uko ni ukubaka igihugu. Baravuga ati imidugudu ni ngombwa, ubakira abantu batishoboye. None uyu munsi barubaka imidugudu y'icyitegererezo. Ibintu bikorwa ntabwo bigeze kuba mu Rwanda kuva rubayeho. Ibyo ni ukubaka igihugu. Kubaka igihugu ntabwo ari amasasu ku Rwanda, reka noneho dukore ibiteza abanyarwanda imbere. Kubaka imidugudu y'icyitegererezo, ibi ngibyo byose ni ukubaka. Nko kurinda igihugu, kugifata byatwaye imyaka 4, sibyo? Ariko tumaze imyaka 28 turi mu bibazo byo kurinda igihugu. Nta nubwo ari gusa, bizakomeza n'abandi bazadukurikira, kuko ni intambara itazashira. Kuko ibyo wagezeho hari abandi batifuza ko bigumana bimeze neza. Bishaka imbaraga zawe rero kugira ngo habeho kurinda igihugu. Ibyo byose rero n'urubyiruko rubikora, nta bandi babikora. Ibyo rero nababwiraga byose byakozwe n'urubyiruko. Niba ugize umutekano, ntuzagire umutekano ahantu hatareba. Uzatanga amashanyarazi, uzatanga amazi, ibyo byose abaturage babikeneye. Uzubaka amavuriro, byose mwarabikoze, twarabikoze. Ibyo rero byose ni ukubaka igihugu. None icy'akarusho rero, u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ubu zimaze kuba, nahoze bivuga, ntabwo zikiri hano gusa, zaguye amarembo, Central Africa n'ahandi. Muri none mujye mubikurikirana. Ibyo byose bikorwa n'urubyiruko. Nta musaza uriyo, ni mwebwe n'urubyiruko. Ni byinshi ntasobanura uyu munsi ngo mbirangize, ariko icyo nshaka kubabwira, yewe nagiye muri akazi muri 82, nari muto cyane, mfite imyaka nka 20 gutyo. No kugeza uyu munsi mba numva igihe cyose umutekano ushobora kwangirika. Nari urubyiruko, ubu ndi umusaza, na bagenzi banjye barakuze. Ni bande bazasimbura abo? Si mwebwe? Kugira rero ngo mubigereho, utamenye iyo ava, ntamenya aho ageze, nta nubwo amenya aho. Mugomba kumenya aho muvuye, mukamenya aho mugeze uyu munsi, noneho bikabaha imbaraga zo kumenya aho mugana. Ariko igihe muzaba urubyiruko, enjoyment gusa, kwinjoyinga gusa, ntabwo bizashoboka. Ibyo bwe byose byakozwe byose kugeza uyu munsi,
ari imbere ari inyuma ari uyu munsi n'urubyiruko rwabikoze. Kandi uyu munsi dufite urubyiruko ngira ngo 70% y'Abanyarwanda n'urubyiruko. Siko bimeze? Ni mwebwe Rwanda rw'ejo, nta wundi, ni mwebwe gusa. Kugira ngo bishoboke bigomba iki? Icyambere gikomeye ni discipline. Kugira discipline, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ni intwaro ikomeye cyane mukwiriye guhagararaho. Ariko iyo ntwaro yitwa discipline, iyo ntwaro yitwa umuco, iyo wayitakaje ntabyo byakumarira. Ntabwo rero icya kabiri ni kwitanga. Kwitanga wese utitangira itamo, kavuga uti igihugu ni icyanjye, ngomba kugiharanira. Kuharanira igihugu kwawe ntabwo uri kuvuga amasasu gusa kujya kurwana. None se media zirimo zitesha umutwe baba bagiye ku rugamba? Si media ntimuzizi? Nase ngo baziba bafite imbunda, ariko iyo niyo mbunda ye. Nawe rero nk'umurubyiruko nukwiye gusinzira. Nk'uko umuntu utaringa igihugu cyawe barakivuga iki? Ese ahangaha bavuga nibyo? Ngewe ukora iki nk'urubyiruko? Ntabwo mbyemera. Uvuze gutya akavuga uti nawe urabeshya, ukamuha diferense. Iyo ni isasu. Ibyo ni ukwitanga. Haba urugamba rw'amasasu ukaba uri tayari, haba urugamba rw'amagambo ukaba uri tayari. Turumvikana icyo mvuga? Urwo ni rwo rubyiruko dukeneye. Ntabwo dukeneye urubyiruko rw'urumogi, ntabwo dukeneye urubyiruko rw'iki? Rw'urumogi. Ntabwo dukeneye urubyiruko rw'iki? Rw'ubujura. Ntabwo dukeneye urubyiruko rw'iki? Rutakaza agaciro rw'urusizi. Si umwana w'umuhungu w'umukobwa ufite icyo yakamaze yabaye umusizi totali. Ni umunywa rumogi, ni umujura ufite abakiriya muri polisi. Iyo usanze muri polisi hari urubyiruko abana 5-10 bafunzwe, uba ukwiriye kubabara kuko ni urubyiruko. Icyo mvuga muracyumva? Ni urubyiruko. Nubona umwana ku muhanda yasinze avuga amangambure atubaha umubyeyi, atubaha umuntu bahuye, tutakaje. Ntabwo uwo mwana azafata imbunda ngo arwane igihugu. Nta nubwo uwo mwana azasubiza wa wundi kuri Twitter wavuze ibidakwiye, kuko afite umwanya. Ntabwo hari. Ntabwo tayari uzasubiza se utasomye. Nazo uzamusinde usome, uzanywa umugisha usome. Icyo gihe tutakaza urubyiruko. Ari rwo Rwanda rw'ejo, urubyiruko rw'abo kino gihugu, urubyiruko rw'aka kino gihugu, bose kino gihugu. Mukwiriye kuba urubyiruko rw'intangarugero. Maranye icyo mvuga? Umukobwa w'urubyiruko ukwiriye kuba umukobwa w'urubyiruko. Iyo ubona yavuze ukwiriye kuba umukobwa wumva ushaka kumera nka musaza wawe nawe muzima. Ukwiriye kuba umukobwa w'urubyiruko ufite umusaruro ugaragariza igihugu cyawe nawe ubwawe wishimiye ko ubutanga. Ariko ntabwo ukwiriye kuba umukobwa urangije amashuri nangwa ushaka kwiga hanyuma ukumva icyakunezeza ari ukubyara n'ubwise n'umugezi. Ni byose ubwo ni uburere? No. Kuko umukobwa ufite agaciro, uzubaka ukagira urugo rwawe, ukagira agaciro, ukabyara abana ukabarera bakagira agaciro, igihugu kikagira agaciro. Uwo ni we mukobwa w'urubyiruko w'umunyarwanda dukeneye. Tukabatoza umuco, tukagira u Rwanda ruzahora rurambye. Ibyo uwo ni we mukobwa w'urubyiruko. Umuhungu
umenye uti ndi umusore ndi tayari kuri buri kintu cyose. Uzahitinga u Rwanda mu magambo ntangana nawe, uzashaka kuzana intwaro ndi tayari, ushaka bizinesi kurusha amafaranga ndi kuyakorera maze igihugu cyanjye imbere. Ubundi urwo rubyiruko dukeneye. Ariko ntabwo dukeneye urubyiruko rurarunywa rugacya rwasinze rwaryamye, rukabyuka rujya kunywa bugacya rwasinze rwaryamye. Ubu u Rwanda mwaba murusubira inyuma totali. Muranyumva rubyiruko? Abo bose bakora ibyo bakoze ibyo n'urubyiruko. Uyu munsi umuntu uhagaza imyaka afite uyu munsi ntabwo afite n'imyaka ingana afite ubu ngubu. Ntabikunda nzaba ntakiriho, sibyo? Ushobora guhitamwo gushaka nawe ukabireka, ushobora guhitamo bizinesi ukayireka, ushobora guhitamo kujya muri Amerika ntujyeyo, ariko gupfa ukaba utacyuzi uzapfa, sibyo? Ariko upfuye waramaze iki? Ikibazo upfuye waramaze iki? Ikibazo mufite n'umwanya wo gucyuzinga igihugu cyanyu uko kizabaho. Mufite amahirwe, mufite igihugu kibakunze kibaha amahirwe 100%. Mufite umuyobozi w'igihugu uyu munsi ukunze urubyiruko birenze kwemera. Abanyarwanda bakunda bose, ariko urubyiruko byo birenze kwemera uko azi agaciro k'urubyiruko. Iyo cyose mufite rero mwipfusha ubusa. Turumvikana? Mwipfusha ubusa. Igihugu ni icyanyu, nta nyiracyo wundi, nta muzungu. Ariko umuzungu mu Rwanda hageze kuba abaminisitiri bagera ku 8 b'Ababiligi. Murabizi? Hageze kuba Ababiligi abaminisitiri. Nibyo mushaka se? Muzi ko abantu bita ka Kigali ahantu shamuye hano hino niba ni hehe? Abanyarwanda batanyuraga tutari bakanyura hirya ngo ni abazungu. Murabizi? Byose nibyo dushaka. Nese mutegereje yuko abo ari bazaduhitamo ko tubaho. Umukuru w'igihugu aravuze turusago, aravuga ngo icyama icyo tuvuga iki icyo musinge w'u Rwanda. Mujya mubisoma? Aravuga ngo niba urwanya ukora ibibi ntabwo ukora ibibi nkawe. Nase muzafata umwaro umugi nawe wararunywa. Niba ushaka guhindura ibintu bikaba byiza bamwiza, niba mubi ibyo ukora bizaba bibi. Atangaza urubyiruko mwebwe ushobora kuvuga saa 12 ujya mu kazi ugakaraba ukagira icyo saa 3 ukajya ku kazi warukana karengwa waracyaryamye. Urubyiruko saa 3 umusore araryamye, saa 3 umukobwa arimo araryamye, nyina arimo arakoropa. Nabyo urwo ni mwebwe mbwira. Umusore umukobwa araryamye saa 3, mama na papa bafite umukozi, ukaryama ukumva ko ari amahoro. Ubundi mwana muri mizara ntabwo muri imirimo. Ndabizi umuranyumva nabi. Hano ababyeyi barabyumva nyango. Ngo araniwe ngo ejo ngo ari mu kizami. None niba ari mu kizami dukora iki? Araruhutse. Kaza buryo kayinanura waza umukozi ngo ari ngo cyaheri hehe. Urundi rubyiruko ruzahagarara rukarwara kino gihugu. Kuko urubyiruko rureba kure. Umubiri uko utoje, uko utoje ni kutora. Ni utoze ubunebwe uzaba umunebwe tutari. Ariko iyo utoje kubyusa saa 11 niyo udafite aramu
mu mutwira ibirimo usanga yagize. Nutoza kwihuta uzihuta, nutoza ubunebwe uzaba umunebwe. Ntabwo urubyiruko rukwiye kuba urunebwe. Iyo tuba abanebwe tuba tugishaka tuba n'ubu. Iyo tutitanga umuyobozi wacu amaze gupfa, ubu tuba turi Zambia niba ari simazi sino tuba turi. Hari n'abatubwira ngo dusubire ngo Uganda ngo tujye hano bita Karamajyogo ngiyo ngo tujye gukora Ryogo. Karamajyogo niyo utaye Mbarara, utaye Masaka, utaye Kampala, utaye ibintu byose ujye Karamajyogo, utaye niyo bigwa. Mujye gukora Ryogo kuzajya kuzugatera u Rwanda. None se ntibazakora Ryogo ahubwo. Rero mugomba kugira umuhati. Urubyiruko mugomba kugira umuhati. Turumvikana? Niba hari urugo zaryo ugende bibe imweho mubaka. Ugomba kugira umuhati. Ugomba kubyuka kare, ugomba gukora ibintu wa kare, ugomba kwihuta muri wowe. None se kambaza ikibazo kimwe. Dufite umuyobozi w'igihugu utuyobora uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nimuzi? Ngo mwe turutse bukura kwira. Mujye mwana ruhuka. Ntagira uburiri. Ntagira haryama. Uramurusha. Ntegeze ko ushobora no kumara iminsi atageze no kuburira igihe ko mbitekereza. Ko ugiye kunywa mubona. None se hari umurusha haryama. Hari ubwafite umuryama no gukubita. Ariko abantu baho n'umuryama no gukubita niwe amurimwo. Kuki tutigana uwo muyobozi ko dufite icyo tureberaho? Yabikoze urubyiruko ashaka ikibikora. Niba mu bintu avuye mu mubiri utoza ikintu uratora, sibyo? Yatoza umubiri wo gukora no bwira no kwitanga birafata ntibyahinduka. Twamwiganye ko tukimufite. Nta mu rubyiruko rutagira isuku. Urubyiruko isuku ni ubuzima bw'umuntu. Ariko birababaje cyane kubona umuntu w'umusore cyangwa inkumi arara mu nzu nk'ahangaha wazashyira ku irembo ngo aha ni kwande ngo ni kwa kanaka. Ubwo harimo abasore batatu, harimo inkumi eshanu. Ariko urajya kwirinda ukajya guha ibyatsi ngo. Kandi yajya kubyuka akaba ari smart wese n'umuntu usaba kubisa umusore akajya batekubisemo akayagira. Ari ugashanga arataha mu rwina. Udafite urubyiruko se ubwo n'ubwo harimo wa mwanda, sibyo? Nta rubyiruko rugira umwanda. Ugomba gukora ahantu heza, kuba ahantu heza, wimwira ngo ni etaje ni kadasitire nowe nishaka ibinzu y'ibyatsi ariko iraha isukuye. Nishaka ufite ishuka imwe ariko imeshe. Nishaka ufite intebe imwe ariko ihanaguye. Nishaka bakabaho ariko bahanaguye. Turumvikana? Ariko nugira isuku undi akayigira niyo ngo Kigali ifite isuku. Rero nta nkumi nta musore watahanye n'ibishashi ku muryango. Ariko mufite n'amahirwe ntawe ukirambagiza. Bazaho gutana mu nzira ukabona bari gufata irembo. Ubundi umuntu yarambagizaga kaza mu rugo akareba nyirabukwe na se bakavuga ati hano hari umugeni. Mwagize amahirwe mubazana mutubwira ngo dore uwanjye. Rero mugomba kugira isuku. Ari abahungu ari abakobwa, sibyo? Nta rubyiruko rutagira isuku. Nimugira isuku u Rwanda ruzagira isuku. Ku mubiri, ku muhanda, ku nzu no mu bwonko. Nugira umwanda n'ubwonko vire. Ibyo ndababwiye.
u Rwanda rwacu rutoye mu buso 3,000 angahe 800 hayo si ngaho 30 nimwaje mashuri se n'uwize ntabwo mujya gukora intuza ariko ubwo rutoye mu buso abanyarwanda mu mutwe ni bagari sibyo reka tube bagari igihugu cyose tuzagira u Rwanda ntabwo murabyemera se n'ubu mwari muzi ko ejo bundi inama yabera hano yari kuhabera muri 90 hari urubizi 95 hari urubizi so nitumubona nigeze kubwira abantu babwani rero mu myaka mike nk'icumi n'umupira w'isi uzabera mu Rwanda bari banyije ngo wari hano se ni nyamara uzahabera ejo bundi babonye cyogamo bati uziba ibintu bavuze ko bishoboka ese cyabe ku gatatu hari abandi ku gatatu hazaza nabo ni nk'ibi ngibi sa umupira neza abantu b'umupira mu Rwanda kuki umupira udasigaranye niba uyobora umupira uzaza mu Rwanda umupira uzasigara ute next umupira ariko byose ni twebwe uzatuma bibaho mwebwe urubyiruko sibyo mwebwe urubyiruko ni muzatuma bibaho ndababwiye ngo u Rwanda urwanyu nta wundi nyirarwo ni mwebwe nta muzungu nta mugande nta murundi nta ene ni abanyarwanda n'abanyarwandakazi urubyiruko u Rwanda urwanyu nimutigira ku byo mubona uyu munsi muzaba mutakaje ikintu gikomeye cyane sibyo ntimuzemere ko u Rwanda rubengaruza umuheto ntabwo bishoboka ntabwo ngo u Rwanda rwaremwe n'abanyarwanda ntabwo twarugabanye ntabwo ari impano twahawe abo baruremye abakurambere ntabwo rero rwabengaruzwa umuheto kandi kuva kera ntibishoboka nimubyemera u Rwanda ruzaguma ari u Rwanda rwiza kugeza iherezo ariko ntegeze ko mutabyanga mwese kuko hari abenshi bumva agaciro k'igihugu mukunda igihugu cyanyu rero mugihe agaciro kugira ngo n'utuyobora uyu munsi aho ageze hose mwari muvuga ngo jyewe avuga ngo abanyarwanda igikombe ni icy'abanyarwanda ibi ngibi abanyarwanda n'ibigimo n'abadushaho nta n'ibindi ni amashyari ariko nimukore abishwe n'amashyari bapfe batwaye kimwebwe baravuze ngo urupfu rwatagira isoni ushyingura akabwerabwera bukora ububabaje wa mugana wa mugabo azimanike sibyo ariko mukorere igihugu mukunda igihugu mukitangire ni icyanyu ndi hano uyu munsi n'undi hari uyu munsi ariko ejo mu gitondo ntabwo turashaje igihugu kirimo amaboko yanyu ntabwo dukwiriye gusaza ngo tuzirukanye imisozi duhunga dushaje tutagize ingaruka muri abana mwamuhemutse cyane